Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment, umuyoboro w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Ngushimira we tubana buri munsi by'umwihariko kandi gushishikariza gukora kuri subscribe niba ukunda ibyo dukora. Uyu munsi rero uri kwibaza ati tugiye kuba tugaruka kuki? Uyu munsi tugiye kuba tugaruka ku nkuru imaze iminsi iri kuvugisha abanyarwanda muri rusange. Ni inkuru igaragaza umukobwa wambaye ubusa washyizwe hanze n'umusore bahoze bakundana. Umusore rero washyize hanze amashusho y'ubwambure bwa Gloria Bagi yakatiwe igifungo cy'imyaka igera kuri 5. Gloria Bagi yavuze ko umusore bahoze bakundana washyize hanze amashusho ye y'urukozasoni yatawe muri yombi ndetse akatirwa n'igifungo cy'imyaka igera kuri 5. Ibi uyu mukobwa yabikomojeho mu kiganiro na Isibo Radar gitambuka kuri radio Isibo, aho yemeje ko umusore washyize hanze amashusho y'ubwambure bwe ari uwo bahoze bakundana wababajwe nuko batandukanye. Gloria Bagi yakomeje avuga ati hari umusore twatandukanye rero twari tukiri abana tukajya dukorana amafuti, nyuma twaje gutandukana birumvikana maze biza kumubabaza cyane. Mu gihe rero nari ntangiye kugenda menyekana mbi cyamamare, yababajwe nuko tutagikundana yifashisha ya mafuti twakoranye kugira ngo agerageze kunsenya. Gloria Bagi uhamya ko nubwo ataheranywe n'ingaruka yagizweho no gushyira hanze amashusho y'ubwambure bwe, mu by'ukuri ari ibintu byamushegeshe. Ati wenda yabikoze yumva ko agiye kunkubita hasi, yego byaranshegeshe, ariko murabizi ko ikitakwishe kigukiza. Nanjye rero byarangiye ntacyo mbaye. Ku bijyanye rero n'uwasakaje ayo mashusho, Gloria Bagi ahamya ko akurikiranyweho n'inkiko ndetse yakatiwe gufungwa imyaka igera kuri 5 ndetse ari gukora igihano cye yakatiwe. Ati Gloria Bagi yakomeje avuga ati yarafashwe duhabwa ubutabera, ubu arafunze yakatiwe imyaka igera kuri 5. Ku rundi ruhande ntabwo iby'urubanza rwacu nigeze nifuza ko bijya mu itangazamakuru cyane kuko bitari ibintu byiza. Wavuga ko nari kwishimira gukomeza kubona byandikwa cyangwa bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, bivugwa buri kanya. Ku rundi ruhande Gloria Bagi udatinya guhamya ko ari umunyarwandakazi ufite umuryango we i Kigali, yavuze ko ari mu myiteguro yo gutaha akanamenyekanisha umuziki we mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu minsi ishize rero Gloria Bagi yasohoye indirimbo ye nshya yise Time Temara yakoranye na King Saha. Iyi ikaba ikurikiye iyo yise Chikicha yakoranye n'itsinda rya B2C. Rero iyo akaba ariyo nkuru y'uyu mukobwa ukomeje kugenda avugisha benshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda witwa Gloria Bagi, nyuma y'uko umusore bahoze bakundana yaje kugenda ashyira amashusho ye muri rusange yambaye ubusa buri bakomeza kugenda ashyira amashusho ye nyine, akomeza kugenda ashyira amashusho y'ubwambure bwa Gloria Bagi ku mbuga ze nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abanyarwanda rero benshi bagakomeza kugenda bibaza batese uyu musore azafatirwa cyangwa igihano bwoko ki, ariko murabyumva ko wa musore byaje kurangira afatiwe igihano cy'imyaka 5 ari muri gereza. Nge rero twari turi kumwe muri aya makuru, nitwa Leo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora kora kuri subscribe kandi ntiwibagirwe no gukora kuri like niba wakunze kino kiganiro, maze tujye twibanira buri munsi. Nawe ubundi njyewe icyo nakwifuriza nuko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika, maze tukajya twibanira buri munsi. Aho ndi umusesenguzi w'amakuru udasesereza, ndagushimiye cyane.